ugiye Kinshasa ugatunga agatoki u Rwanda nk'uko Kinshasa babivuga, icyo ubukoze ni ukubwira Kinshasa uti ntacyo ugomba gukora kuko ikibazo kiri ku rundi ruhande kandi tugiye kukigukemurira, tugiye kukiganiraho na bariya bantu ukomeje gutunga agatoki kandi turi kumwe nawe. Ibyo ni ikosa rya mbere. Irya kabiri, iyo uvuze ko ukurikiye inyungu zawe, ibyo ukabikora wibwira ko ufitanye ubwumvikane na Kinshasa, ikosa rikomeye uba ukora ni uko uwo muntu amaze kwica amasezerano arenga za 20 yagiranye n'abandi, ukaba utekereza ko ayawe yo azayubahiriza. Ubwo duheruka i Bujumbura twaraganiriye, Perezida Tshisekedi yari ahari, turaganira mu buryo bwose, agira uruhare mu biganiro. Nyuma dusohora itangazo risobanurira abantu muri make ibyo twaganiriye n'ikigomba gukurikira. Itangazo ryarasomwe, ariko bukeye bwaho i Kinshasa basoma itangazo ritandukanye na rya rindi rya Bujumbura. None se ubwo wambwira ko benshi muri twe n'abandi bari kure ya hano batumva cyangwa batabona ibi byose? Are so deaf and blind to these facts?